uyu guhagazemo ujye kubwira abantu ibyawe, imbaraga zagushizemo. Manje kuwakira izindi mbaraga nshya. Hari imbaraga nshya, hari imbaraga zimira izindi mbaraga. Nubwo abantu bakumaze mu imbaraga, aho mwasenganaga, aho mwaririmbanaga, banze wararwaye ntibagusura, imbaraga zigushiramo, wagize ibyago ntajya no guhamagara ngo kubaza ibyabaye. Imbaraga zagushizemo kubera abantu. Imana ishaka kuyibwira aho imbaraga zawe ibyakumaze mu imbaraga, kugira ngo ibone gusukiramo izindi imbaraga. Navuze ngo abategereza Uwiteka bazasubizwa mu intege nshya. Yesu Kristo nashimwe. Byo bahagaze imbere nitwa Mukeshimana Isayi, ndi umugabo ndubatse. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Umutwe w'icyigisho cyacu uravuga hejuru y'imbaraga zimira izindi. Koresha n'amarenga. Hejuru y'imbaraga zimira izindi mbaraga. Imbaraga zimira izindi mbaraga. Tugiye kureba ese ziboneka zite, ziva hehe. Reka dusome ibyanditswe byera. Bibiliya turasoma umuhanuzi Yesaya ibice 40, umurongo waho wa 28 niho turahera. Reka dore kuri 27 aravuga ngo yewe Yakobo Isiraheli, niki gitumye wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese ntiwari wabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Bazatumbagira mu kirere, bagurukishe amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Reka dusome no mwabwi byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo 8. Gusoma ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo 8. Avuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso igice cya mbere umurongo w'18 na 19. Ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga bera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero iziha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Twongere dusome byakozwe n'intumwa
ibice 4 umurongo wa 7 ngo babata hagati barababaza bati ni imbaraga ki cyangwa ni izina ki byabahaye gukora ibyo? Yesu Kristo nashimwe. Haleluya. Tugiye kuvuganira hejuru y'imbaraga zimira izindi. Izi mbaraga zimira izindi nizo zikenewe muri iyi minsi ya nyuma kugira ngo abantu nibazibona bakomere, kuko hari imbaraga nyinshi hano ku isi, ariko Imana ishaka ko wakira izindi mbaraga zimira izindi mbaraga, kuko burya ibintu byose bikenera imbaraga, ariko hari aho bigera imbaraga zabyo zigashira zikarangira. Burya hari imbaraga z'umuriro, hari imbaraga z'amazi, hari imbaraga z'imodoka igera ahantu zigashira bakayijyana mu igaraje bakayimena amavuta ikongera ikagira imbaraga. Dukeneye imbaraga, ikintu cyose ku isi gikenera imbaraga. Hari imbaraga z'abantu, hariho izindi imbaraga, ariko ukeneye imbaraga zimira izindi mbaraga. Bibiliya twasomye muri Yesaya hatubajije ngo niki gitumye wiganyira? Ku murongo wa 27 Yesaya ibice 20 umurongo wa 27 arabaza ngo Yakobo niki gitumye wiganyira? Kuvuga ngo Uwiteka Imana ntarebe inzira zanjye. Ese ntabwo wari wabyumva? Ntabwo wari wabimenya se? Imana ishaka ko ibyo wari utari wumva ubyumva nonaha. Hari ibintu wari utarumva ko burya hariho imbaraga zimira izindi mbaraga. Niyo mpamvu wari warabuze uko ubigenza, ubona utinya abarozi, utinya ibintu byose, utinya amapusi, utinya ikintu cyose cyatambuka, ukumva ugize ubwoba, utinya abarozi. Niki cyabiteye? Nta mbaraga nshya zimira izindi urari wakira, urazikeneye rero. Cyakora wari utarabyumva, wari utaranabimenya ko Uwiteka Umuremyi w'impera y'isi itarambirwa. Imana yacu ntirambirwa, ntabwo ari nk'abantu. Ikeneye kuyiza imbere, ukayibwira ngo burya nkeneye imbaraga nshya, ndazikeneye imbaraga zimira izindi mbaraga. Ntirambirwa, ntikurambirwa. Abantu barakurambirwa. Ujya kubwira umuntu ngo nyabone ndashonje, wamugaruka imbere ariko nawe urakabije akakurambirwa. Ndashaka ubufasha, avuga ngo urandambiye, ndabuguhaye ariko ntuzagaruke. Ariko Imana, ijambo ry'Imana ikubwiye iki? Avuga ngo Uwiteka Umuremyi w'impera y'isi ntirambirwa. Ihora iribwira ngo ngwino umbwire, ntikurambirwa, ntiruha. Ubwenge bwayo ntiburondoreka, niha intege. Abantu barambiwe, bacitse intege, abantu barambiwe. Bibiliya yatubwiye ngo abasore b'imigenda bazacogora abaruhi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abasore b'imigenda bazacogora abaruhi. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo abiringiye imbaraga zabo bazacogora abaruhi. Abiringiye amafaranga, abiringiye amazu, abiringiye amamodoka bazacogora abaruhe kubera ko badafite imbaraga zimira izindi mbaraga. Hari ibintu byinshi bimara abantu mw'imbaraga. Abera b'Imana, abagenzi, abantu bashaka Imana, abantu bose, abantu benshi, hari ibintu bimara abarakora mw'imbaraga. Hari ibintu bikumaze mw'imbaraga. Niki kikumaze mw'imbaraga muri iyi minsi? Imana ishaka ko wakira izindi mbaraga. Turi mu minsi ya nyuma iheri yindi. Yesu araza vuba, ariko umwanzi ari ibintu byakumazemo imbaraga. Ujya ugerageza ntukiyiriza ubusa, imbaraga zo kwiriza zagushizemo. Ntugisenga amasengesho ya nijoro, uraryama ukarota nabi.
imbaraga zagushizemo. Wajya kuryama ukarota ijuru rikingutse, wajya kuryama ukarotera abantu ukababwira ibyo wabaroteye, ariko imbaraga zagushizemo. Imana ishaka wakira izindi mbaraga, Zimira izindi mbaraga, kuko uraryama abarozi n'abadayimoni, abagome, abazima babi bakaza bakazenguruka inzu yawe, bagatera ibintu hejuru y'inzu, ikirere cyawe bakakihumanya. Ikirere cyawe nta mbaraga, ntabwo cyumva ikirere cyawe gikingutse. Urasenga ukumva ikirere isengesho ntirizamuka ngo rigere ku Mana. Muri byavuze ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi kubera ko ufite imbaraga. Ariko urasenga ukumva ntabwo ryarenze n'amabati. Urasenga ukavuga ibindi utashakaga kuvuga. Urasenga ugasanga ugiye gutuka Imana, imbaraga zagushizemo. Urasenga ukumva urahanura, urasenga ukumva hari imbaraga zimanutse. Haleluya! Urasenga ukumva ntucogora gusenga, ariko usigaye usenga ukabura ibyo usenga. Imbaraga zagushizemo. Imana ishaka wakira imbaraga Zimira izindi mbaraga. Cyakora wari utari wabyumva, wari utari wanabimenya, ariko noneho urabimenye. Nubwo wari warabimenye ariko wabyibagirwaga. Imana ishaka kwibutsa ko ukeneye izindi mbaraga. Yesu nashimwe. Hari ibintu byakumazemo imbaraga. Ikintu cya mbere kimara abarokore mu imbaraga, ikintu cya mbere kimara abantu mu imbaraga, abantu benshi niki kibamaze mu imbaraga. Icya mbere ni Satani. Satani yakumaze mu imbaraga. Niyo mpamvu utakiramya, niyo mpamvu utagifashwa, niyo mpamvu usigaye uryama ntukanguke. Satani yakumaze mu imbaraga. Satani niwe waririmbaga Imana ikishima, ikanezerwa. None ni wowe Imana yaravuze ngo abere bo mu isi nizo mfura nishimira. Haleluya! Ukwiye kumenya ko wasimbuye Satani ku Mana. Dawidi ngo yaramyaga gusa ijuru ryarakingukaga. Nawe yuramya, yuhimbaza Imana kubw'imbaraga z'Imana zakumanukiye, ijuru rirakinguka. Ariko Satani yakumazemo imbaraga. Satani akoresha abazima babi, Satani akoresha imyuka mibi, Satani akoresha abadayimoni, Satani ari ibintu akoresha. Ugasinzira ntiwicure kubera ko wakanguka ugasenga saa 9 zawe. Hari imbaraga, hari izindi mbaraga Imana yakongereraga, ariko Satani yakumazemo imbaraga. Suzuma urebe imbaraga zawe zagushizemo. Imana ishaka guha imbaraga nshya Zimira izindi mbaraga. Cyakabiri kimara abantu mu imbaraga n'abantu. Muri ibyo bavuze ngo nubwo turushywa n'abantu bakatumaramo imbaraga. Hano bari bagushinyagurira bakubaza ngo Imana yawe iri hehe. Dawidi yarabyibutsa aratakamba abwira Imana ati Imana yanjye, abanzi banjye bameze nk'inkota iri mu magufa yawe. Iyo banshinyagurira bakiriza umunsi bambaza bati Imana yawe iri hehe, Imana yawe iri hehe. Umutima ukamuhagararamo ariko yarazi kuvugisha umutima. N'ubu umutima waguhagazemo wibuke ubwira Imana izindi mbaraga zo kubasha kuvugisha umutima. Dawidi yari afite imbaraga zo kuvugisha umutima, ariko umutima wawe yuguhagazemo ujya kubwira abantu ibyawe, imbaraga zagushizemo. Imana ishaka wakira izindi mbaraga, imbaraga nshya. Hari imbaraga nshya, hari imbaraga Zimira izindi mbaraga. Nubwo abantu bakumaze mu imbaraga, aho mwasenganaga, aho mwaririmbanaga, banze wararwaye ntibagusura, imbaraga zigushiramo, wagize ibyabo ntibajya no guhamagara ngo kubaza ibyabaye. Imbaraga zagushizemo kubera abantu. Imana ishaka kuyibwira aho imbaraga zawe ibyakumaze mu imbaraga, kugira ngo ibone bigusukiramo izindi mbaraga. Navuze ngo abategereza Uwiteka bazasubizwa mu intege nshya. Haleluya! Bazagurukisha amababa nk'ibisiga. Imana ishaka kuguruka ukarenga ibikurenze, ugafata icyo yagufatiye, kuko ntabwo ari icyo yakohereje gukora mu isi.
haleluya, yakohereje kugira ngo ikugire umuriro. Yaravuze ngo abera bo mu isi yabahinduye ibirimi by'umuriro. Urakwiye kumenya ko burya nawe uri umuriro. Witinya umuriro, witinya umuriro w'ibibazo. Shitani ntacana uw'inyuma. Haleluya. Tuvuga uti nanjye Mana, nubwo shitani yacanye uw'inyuma, nanjye ngiye gucana uw'imbere. Haleluya. Umuriro w'imbere ucanira hagati, ucanirwa hari ahantu umuriro w'imbere, umuriro w'Imana, imbaraga z'Imana, umuriro w'Imana ucanirwa hagati y'isi n'amavi. Ngomba kumenya uti ndetse ndakora iki? Niki cyatumye nzima? Ibyantinyaga bisigaye byarantinyutse. Niki cyabaye? Abagabo barantinyaga none basigaye bambeheta uko bashatse. Abadayimoni barantinyaga none basigaye ndota abadayimoni abapfuye bansuye. Niki cyabaye? Imbaraga zagushizemo, keneye izindi mbaraga. Keneye kumenya uwo uri we muri iyi minsi ya nyuma, muri iyi minsi Satani akabije, muri iyi minsi Satani akabije gukoresha abakozi be cyane. Tugeze mu minsi irangiza umwaka, ariko nukwiye kumenya ndetse ndakora iki? Uyu mwaka niki cyamazemo imbaraga? Ndashaka izindi mbaraga nshya. Ikindi kintu kimara abantu mu imbaraga, isi ya none ikumazemo imbaraga. Isi ya none, isi ikumazemo imbaraga gute? Ushaka gusa n'ab'isi, ushaka kwambara nk'ab'isi. Nawe usigaye gukora amasaha 20 nangahe kuri 20, nta mwanya ukibona. Wariyobewe, isi yakumazemo imbaraga kugeza ubwo usigaye ushakira uburyohe mu isi. Yesu nashimwe. Haleluya. Yuko isezerano Mana yaravuze ngo muri umunyu w'isi, ariko kubera imbaraga zagushizemo usigaye ukenera ko isi kuryohera. Ni twebwe turyoshye isi, ntabwo dukeneye isi kuturyohera. Turi abashyitsi n'abimukira, bakeneye kukureba bakakubonaho Imana, bakeneye kukugeraho barushye bakaruhuka. Ariko kubera ko imbaraga zagushizemo bakugeraho barushye bagasanga nawe urarushye. Kubera iki? Niki cyabaye? Ko wafashaga abantu bagakomera, niki cyabaye? Imbaraga zagushizemo ntiwabimenya. Abantu bakumazemo imbaraga uravangirwa, abandi babangura umutekamitwe. Kubera iki? Bikatuma imbaraga zigushiramo. Ariko Imana ifite imbaraga. Haleluya. Yiteguye gusuka. Hari imbaraga Imana yiteguye gusuka. Uri hafi gusoza. Gira usoza. Haleluya. Hari imbaraga Imana yiteguye gusuka. Yesu nashimwe. Yesu yarababwiye ngo cyakora muzahabwa imbaraga, Mwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumva Yerusalemu no kugera ku mpera y'isi. Hari impamvu utagihamya Imana, imbaraga zagushizemo. Haleluya. Ni wari unazi imbaraga ukeneye. Yesu nashimwe. Tudafite amakuru ibintu byose birapfa. Cyambere nta makuru, yaba wari ubizi yaba wabimenyaga, ubu ugiye kubyumva kandi ubimenye. Haleluya. Pawulo yasengeye Abaefeso aravuga ngo mbasabira uko nsenze. Haleluya. Cyo mbasabira nta kindi, Imana w'umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya. Kuko twasomye mu Baefeso, kwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso igice cya mbere 18 n'uw19, hatubwiye iki? Havuze ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, ahweze arebe, amenye ubwinshi bw'imbaraga butagira akagero. Imbaraga zitapimwa. Hari imbaraga zitagira akagero. Ibintu byose byo kwisi birapimwa, ariko imbaraga Imana igiye kugusukira muri iyi minsi ni imbaraga zidapimwa, ni imbaraga zitagira akagero. Haleluya. Munsi zimanuka. Hari ikintu cyabaye. Paul yavuze ngo nizo yakoreye muri Yesu Kristo.
ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamuzamura. Haleluya! Imana ishaka kukuzamura kugira ngo wicare iburyo bwayo. Haleluya! Imaze kukuzamura rero uvuga ngo wazamuwe n'Imana. Hari imbaraga z'Imana zigiye kukuzamura. Iyo dusomye mu rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso igice cya 2 umurongo wa 6, hababo namwe yarabazuye irabazamura ibicazanye n'ahantu ho mu ijuru. Haleluya! Kugira ngo haleluya cyangwa kuzamure wicarane nayo ahantu ho mu ijuru. Yo wicaranye nayo rero uvuga nk'ubwirijwe nayo, uvuga nk'ukorana nayo, uvuga nk'uri kumwe nayo, nk'uyegamiye. Haleluya! Uyegamiye uvuga nk'uvugishijwe nayo. Mbaraga zimira izindi mbaraga zigiye kukuma. Nugira umwete wo kumva ibi bintu ukabihindura ubuzima, ntubigire ubumenyi. Ijambo ry'Imana ntabwo ari ubumenyi, ni ubuzima. Haleluya! Ni rizima. Niyo mpamvu rikumanukiye kugira ngo ribe ubuzima. Akira imbaraga zimira izindi mbaraga. Niki cyakumazemo imbaraga? Niki cyakumazemo imbaraga? Ni abantu se? Nawe ubwawe wimaramo imbaraga. Urisuzugura. Imana yakugirira icyizere ukiburira icyizere. Kuko ati Imana iguhamagarira kugutuma ukayereka uwituma. Yo! Imana yahamagaye Mose, ngo Mose ndashaka kugutuma. Ariko Mose yiburira icyizere ngo tuma Aroni. Njyewe sinzi kuvuga neza. Imana yavuga ati ntabwo uzamuvugana. Yaba uzi wari kuvugana nawe wateguye umutima wawe ukakira izindi mbaraga zidapimwa, mbaraga zihindura ibyanze guhinduka, mbaraga zinesha. Haleluya! Hari imbaraga. Tegura umutima wawe wakira izindi mbaraga. Haleluya! Akira izindi mbaraga zimira izindi. Imbaraga Imana yakoreye muri Yesu. Imbaraga Imana yakoreye muri Yesu nizo mbaraga iri kugusezeranya. Haleluya! Muzi zimanuka bitare byaramenetse. Oh, haleluya! Umuzi zimanuka bwarije bwira kabiri buraza abantu bajya kuryama. Umuzi zimanuka haleluya zije kuzura bapfuye uhereye kuri Abeli kugera kuri Yohana mubatiza bari baraye baciye igihanga. Hari ibintu Imana igiye kuzura ku buzima bwawe kubera imbaraga nshya. Haleluya! Hari ibintu bikomeze mu imbaraga, ariko hari imbaraga Imana yo kubusezeranya. Biravuze ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Ngo ariko basore b'imigendamo bazacogora baruhe. Nukuvuga ngo biringiye imbaraga zabo bagiye kuruha. Ngo ariko bategereza Uwiteka bazaguruka. Haleluya! Bagurukisha amababa nk'ibisiga. Baguruke. Bafata icyo Kristo yabafatiye. Hari icyo Imana yagufatiye, ariko imbaraga zagushizemo. Hari icyo Imana yaguhamagariye, ariko imbaraga zagushizemo. Wibeshye ko hari uwo waje gusimbura cyangwa hari uzagusimbura. Nudakora icyo Imana yakoreje gukora nta wundi wowe uzabaho. Oya, ni wowe wabikora mu buryo bwawe wenyine. Witekereza ko hari abandi Imana izakoresha. Ni wowe Imana ifite. Haleluya! Imana yavuze ngo nabuze umuntu wahagarara mu cyuho. Uwo muntu niwe uri kunyumva aka kanya. Tegura umutima wawe. Haleluya! Imana iteguye gusuka izindi mbaraga. Hari imbaraga Imana iteguye gusuka. Hari imbaraga. Yesu nashimwe. Haleluya! Hari igisiga ngo cyitwa ikizu. Cyo kigiye kimenya yuko imbaraga zagishizemo. Iyo imbaraga zagishizemo rero ngo amababa yakimvurira yamena, kandi ubundi imvura ntabwo ijya imena amababa y'ikizu. Ikizu rero ngo imbaraga zagishizemo kirabimenya. Bizara zacyo nizo gihigisha kigafatisha kikanazibagisha. Ariko imbaraga z'inzara zagishizemo kirafata cyabaga bikanga, kirimenya, kikamenya ko cyashaje. Nkeneye izindi mbaraga. Umuntu wacu niwo kirisha, ariko kigiye kurya bikanga, kimenya ko cyashaje. Kikavuga giti nkeneye izindi mbaraga. Iyo cyabimenye rero gikora iki? Ngo kiraguruka kikajya hejuru, ngo kikareba urutare rurerure, kikarwinjiramo. Cyamara kurwinjiramo, Yesu nashimwe. Haleluya! Kimaramo iminsi 21. Gifata wa munwa kikapfura amababa, kikabati wa mababa we n'ubundi ntacyo warumariye, kikemera kikiyiriza kikabati wa mubiri we n'ubundi uzabora. Halala! Kigahita gipfuragura amababa yacyo, kikayapfuragura.
cyamara kuyapfura yamara gushiraho kikavuga ati wa mama wawe n'ubundi narisigaye nyagirwa gatoha umuntu yarasigaye ambwira ijambo ribi nkamusubiza ribi none yubigira nageraga kubabaye nanjye nkababara agahinda kanjye kari karanyishe nk'abatagira imana none wa mama wawe vaho gifataza wa munwa kigakuramo za nzara n'ubundi cyafatishaga ntibifate cyangwa ati wanzarawe n'ubundi ntacyo warumariye kikazikuramo zose cyamara kuzikuramo kikaguma mu rutare kimaramo iminsi 21 kirimo bigenzi byacyo birabimenya ko cyagiyemo bikakizanira ibyo kurya kikarya gifata wa munwa n'ubundi utakibaga wa munwa n'ubundi utagishoboye kikawukubaka urutare ugashiraho wamara gushiraho kikamera umunwa mushya cyamara kumera umunwa mushya kikazasohokamo kimaze iminsi 21 cyarameze umunwa mushya gifite inzara nshyashya gifite amababa y'imvura itakimena gifite inzara noneho zicaye zifite umunwa ucaye Yesu nashimwe haleluya kikagira imbaraga nshya Imana ishaka gusukira imbaraga nshya niba zari zishize ireba ahantu winjira haleluya winjira ahantu usenge ubwira Imana umara iminsi uyitakira ufata umunwa wawe n'ubundi wature ibyaha byawe n'ibyabene wanyu n'iby'abasogokuruza bawe wisubiremo wiyinire ureba ahantu watakarije imbaraga Imana yiteguye kuguha izindi imbaraga ese niki cyakumazemo imbaraga bibwire Yesu tugiye gusenga Imana tubwire Imana itwigishe gusenga haleluya ubwo tumenya amakuru idusukire ku mbaraga yasezereje abizera Mana mu izina rya Yesu uri Imana y'igitangaza ushobora byose uri mwiza ubereye mwiza bagutegereza ubwo tumenya amakuru rero yuko hari imbaraga nshya witeguye gusukira abera muri iyi minsi ya nyuma kugira ngo ubone uko bahagara ku rwego rw'abarimbuka Gehinomu ihombe kugira ngo ubone uko babona amaso yawe barebe mwami bahweze barebe bamenye ubwinshi bw'imbaraga ubaha uduha twebwe izo wakoreye muri Yesu Kristo imbaraga zidapimwa imbaraga zitagira akagero urakoze rero ugiye kuduha imbaraga zitagira akagero kugira ngo tubashe kugera hamwe wagambira tuzagera tubashe kuba umunyu w'isi tubashe kuba umucyo w'isi tubashe kuba imiriro haleluya kuko wabidusezeranije twemerere rero utwiyerekeye bundi bushya udusukire imbaraga nshya muri iyi minsi ya nyuma ugendera abana natwe ntudusige mu izina rya Yesu amen.